mu by'ukuri mu ndebera n'ukuntu abaga yambaye n'umweru ubundi sinzoga muze mu iki gitondo abaga yazihunja ukomeza genza n'igikoni haranywere byo byonyine izi nzoga abaga yabyutse ari guhunjagura mu kino gitondo weyo ni inkoni mutume bazana inkoni garaga ako kakuzana bamafuneho agiye kumunyicira mu maso hava ariko gera hoya ntago ari byiza apfe wanje bagisambo madam iravuga impereza rya koti ryanyu abaturage barantegereje mubigize ka ni muri ya nama y'abaturage za nama zitajya zishira iravuba nakerewe iravuba yewe gira ego hari umugabo arunguye agacupa no ku muhanda kino gitondo saa mbiri none umuntu yakugurira ukanga sunaye kumungoya kuzigana ngize ngabona umuntu wari urisize aha ngaha ubu sinirizima yariguza yakuye he uriya muhungu we muri iyi minsi ntari no kumwizera none ariko niba yanariguza ubu yabaye umugabo da yangize umuhungu ugize igare ariko kwa mudugudu ntabwo ryaburayo kwa mudugudu abuze n'igitoroto kwa mudugudu ntabwo ryaburayo umungu wese ntabwo guteture kandi waravuze reka nzana narigendeho riramfasha kugera mwaba ari abaturage batari batangira kwisega ngo kwihutira rero gira vuba vuba dore rero mana ya nanjye ndaza mu kanya shabyihorere mani njewe ubwo maje kurambirwa bankuye mu rugo ngo ni inama najyagare barijanye bakubise bamenaguye ubu nzabigenze nteko yewe inama za buri munsi burya ndabona wagira ngo gusa nawe ndamushira muri gereza nje ndakorera ubusa reba ukuntu bangiza uramuzi se atawe ndamuzi n'umuhungu wo kwa Kanyandeko birakemuka ihangana pe reka mudugudu aze birakemuka seze inama z'urutica n'undi buri munsi ariko no mu mudugudu abajura bamaze gukabya tugomba kwitabira rega inama zigomba gukora nishyiriye agatelefone kanjye ejo bundi hanze nsanga ifu kagiye kiza agakwita k'umuhungu wanjye gashasha yaravuye kugura ka fosi nako nsanga kagiye sinzi aho bigenze rero numvise uko Claudine aranga inzu bayo yatwaye ibihumbi 10 byanje aranga bitamena impanga ubujura burakabije ewowe ihangane birakurikiranwa reka mudugudu aze umwanzuro kandi nziye neza ko birakunda igare nariguze rimpenze ararijanye oyihanganira cyemuka anarankomereye igihugu nta muntu ukumerekaga gutyo ngo birangira birababaza sha ihangane reka mudugudu aze birakemuka akora ubujura bugomba kwigwa n'ubundi buri nama yose dukoze buba ari ubujura buri munsi ni ubujura ubwo se mwambwira ngo data we ihangane wagize imana udapfuye data we ihangane birakemuka ariko da ibintu n'ibishaka cyambere n'ubuzima nakesheje koko
muri abo baturage beza yego muyobozi mukomere ndi kubona mukomere batwishe gusa n'ufite ibibazo byinshi batwishe umutekano mumeze mute turaho komeraye mukobwa komeraye muhungu weho ho twahora ariko nkubabarira ibiki mumeze mute turaho turakomeye ibibazo none umenya ari bikeya ahari turaza kwakira uyu munsi yego mana yanjye kubona harimo n'inkomere nyinshi umenya hari ikibazo cyavutse mu mudugudu reba ukuntu yangize umuhungu wawe yankubise ndi amaso yayakuyemo uwuhe si kandi ayi wowe ndapfuye we dore ahanga umugongo yawe mwahuriye he mudugudu mwahuriye he dore na riragare nijyanje nankubise none uje no kugare kuturegesha nijyanje n'ikimenye ni 579 aha ngaha ntabwo bavuga ngo iri gare ni dore igare nijyanje dore hariho dore naka k'umuhondo hariho n'ibimenyetso hari ubwo ndi kureba nijyanje kuba bicaye impande ya mutekano bankubise dore umudugudu ni uzatwangiriza umudugudu reba uri kumbungisha uyu mugabo nta kibazo asanzwe agira nta kibazo asanzwe agira yatumikaga akazi neza nta kibazo murarimpa iri gare none munambuze munarambuza njewe ngeze mu rugo munarambuza njewe yampamagaye kuri telefone ambwira yuko yambwiye yuko iri gare ari we wariguze oya iryo gare yarinyambuye nijoro arankubita uri kubona ntabyutse ndaje kwipfuta murambuza umva madamu mbabarira uri kumwe n'umugabo wawe ngo ni mudugudu murangurira igare rishya munamvuze muteka urandeba ibyo yapfuye uyu mudugudu nta mabanda abamo nta n'abatekamutwe babamo umuhungu we twahuye nkubita umunigo ari ahantu yafashe yanarangarisheje hariya kwa Kamari ruguru ariko yari umwana mwiza nta kibazo yagiraga yakunshakira uriya muhungu nkwereka murambereza ibyanjye ubwo aranyereka munaramvuza njewe aranyereka uwo bariguze nawe utanga ibimenyetso bifatika ibi byo kuzuye ndabitanga ntabwo bigaragaza neza ibimenyetso ugomba kubivuga wicaye aho ngaho ariko rero mudugudu nura mu ngo yarananiranye kandi uri umuyobozi muri mu gitondo abyukira mu tubari ibyo byose birabareba kunywa nta tegeko rihabaye byo yarananiranye nta kazi agira aba yakuye mudugudu ubwo nawe ufite yarinya twahuriye mu rutokarangari ari akabara ari kwinywera inzoga twahuriye mu rutokarangari ayanje ari kuyabyinira ayanje kandi kumuzana bisobanure muzane nawe se yakwibye oya arabisobanura ntabwanyibye ahubwo mwebwe arabajijishaga gagiye kubumba mudugudu we ubereye gukemura ibibazo aho kubikemura uri kubiteza ubwo se tuzabirwa na mudugudu uduteza ibibazo ntabwo bishoboka never ushaka kugira ngo dushinje umuntu tutarakora iperereza uyu mwana nawe kumva afite ikibazo iragare ni ibyanje nta wayibe guhene yawe twumva ikibazo kuko kureba abagwariye ku ruhu abagwariye mu ndando zitera umenya abo barashize nabyo mugomba kubivuga mugomba kubivuga reka dutegereze no ku karere ndagerayo byaramvuye iri gare ryo ntabwo ari uzi uburyo nahinze amatarasi kugira ndigure iri gare ryo ntabwo ari uzi amabuye nikoreye kugira ndigure babonanaga mwari iriya gare ni ijyanye kandi nigeze kugutwara amabuja igihe wari ugiye kuragura inyanya iriya gare ni ijyanye amagare arasa iriya gare oya njiri gare uyu muntu nari mubonanaga ibyo muri kuvuga ngo murarimpa amafaranga aravuna mujye mukora uyu muhungu yanyongaga none reba ukuntu bamugize ubu si urukubona koko ndabeshwaho ni umuryango wawe urangabura icyaha ni kimuhama mudugudu icyaha ni kimuhama uraza kugira gute uraza kubona ibyawe ariko aka kanya ntabwo wavuga ngo ugiye kubitwara icyaha kitaramuhama nawe ataragera ahangaha reka agere hano bimushimire mudugudu dupfike nta nicyo mpfa n'abaturage wari wambona mu kabari umuhungu wawe arafata ese mwaretse kusakuriza muri mwese buriya ko nahaza madamu babarira babarira umuhungu wawe ni igisambo nimucecekeho gatoya twumvikane samba ariko narakibyariye
mbere yo gukemura ibibazo by'abaturage ntabwo mbereyeho kubiteza mu baturage. murampereza ibyanjye ngo rero bikemura umuhungu wanje umuhungu wawe ampereza igare ryanjye nunambuze reka abanze bamuzane ubu yibye igare mitiweli aziba moto nje naje gupagasa noye mutangiye kunyaka ibyanje muri na ba mudugudu aho mutandinze ko ubu reka kuvuga gutyo ubu yibye igare ari kumushigikira ubu tahaza aziba moto ukurikiye haziba moto araje mutekano araje azitura n'inka z'abana mwese murimo muravuga murampere umva uri kuvugira urugo rwawe murampereza ibyanjye iki gisebo wakigushira wakumva uburyo bimeze wakumva wishimye zirahene mutunze murazigurisha igare ryaramvunye wari uzi ko nagurishije igare nari kuzigitana igura nagurishije inyana yanje iyo ngumi wacu umenya mufitanye gahunda murampereza murampereza ntari gucwe tuyoboka murampereza nakoze iki nakoze iki ko mbonye uje kumufata guca unjanye ibyo nakoze ibyo ari bari kuvuga ngo waraye wibye ibyawe basikwera bakoze neza akazi nkoraga ko ndi guhiga nk'umuntu ufite abana ubwo mbayeho guca urabona naje no mu byo kwiba nkabishobora biri buri guhiga kandi biri buri kumwibyagara ku muhanda umwaga nakoze ariko ubu si ubu mvuye umwa wayakuye ndakora nirirwa mu binombe ndi gukora ahantu hose ndakora ahubwo unjanye nje nako ndahari tugende uje kwiregura mu nteko yabereye yari ku kagari tugende dose nguriya rawa muhungu dore ngiki cyanye wangegera we niwe wagiyoka ikibazo ahangaha nawe wari ukeneye ubundi waraye birakemuka yahageze watashe sangahe ese si wowe mfunguriye no kumaze igihe natahiye ziriya saha wari uvuye hehe nibyo nkubaza mvuye mu kazi wari uvuye mu kazi igare nsanze riri hariya mu rugo rivuye he yavuye igare nsanze hariya mu rugo ryavuye igare nariguze warinyatse tuza igare wariguze nande igare wariguze nande ya kumbaza gucyo igare nariguze n'amasoko y'amagare garahari amafaranga wayakuye mpora ndakora buri munsi uhora urakora muri munsi kuri papa kubiza ukuntu muraga ndakora ndi guhiga ahantu hose oya kunyibaho ndabyemera kunyiba ariko se ayo wanyiba ntabwo yaguriga yego se erekana resi uwo muntu naguze umva nyine nje na plaque z'igare ryanje ndazizi vuga plaque zawe turebe ni 579 yarinyatse nubwo yaba yize ashobora kuba yibe nta bindi yakwatse nta bindi se oya reka nza niba nta bindi murebe yanyatse n'ibihumbi 5 gaturebe ubona ari soda nizo yibeshe nganyere dare nimero murebe ariko bashobora kuba barani bakazandika hari ibi nazivuga CVM 579 oya uri kubesha wasanga baribeshe umukuru ndi mu kazi icyo gisa ndi mu kazi iminsi y'imijoro oya ariko oya kwa muhitana muteka mva nyine mva wabazana mama rwose dore ngo uyara ari kumesa buretse mubaze neza nimusha murashigikira ibisambo nubwo muri abayobozi urumva neza byagenze bite wabanyize byagenze gute jewe umva nyine ukuntu byagenze vugisha ukuri nubwo naba nagibye vuga ukuntu byagenze nago yaba ari ngiye ninde mwafatanyije nicyo cyanye by'icyo gisaho mwafatanyije kwanza icyo gisaho byagenze bite nawe byagenze bite mu by'ukuri mu ndebere n'ukuntu abaga yambaye ubundi sinzi muze mu iki gitondo abaga
yazihunjagura genza n'igikoni haranywere ibyo byonyine izi nzoga baga yabyutse ari guhunjagura mwa kino gikoni weyo ni inkoni mutume bazana inkoni garaga ako kakuzana damaze basuneho agiye kumunyicira mu maso hava ariko je oya ntago ari byiza imbwa yankubise mufata tiruka ave wanja bagisambo igare nijanje ntabwo mbesha pasiteri nabesha gute wamujyanye wawe akajya kugororwa uramwana rero na n'ubundi yarasanzwe yarananiye ejo bundi n'ubundi mperutse kuri 200,000 yari yinjiye mu nzu yo kwa Kanyandekwe conga ko wabimishe nari kubikubwira kandi umuyobozi ubwo uri kumva nari kubikubwira wasanga uryaga na ruswa rero aho ngaho wasanga uryaga na ngo naba mutanze ye ubwo si bamujyanye kumufunga ubwo kandi umura igara ryabonekana mu biganza byawe nta kibazo uri kubona nawe niwe cyari abangaba ariko mudugudu nawe ubwawe twajya mu nama dukora inama ukuntu usigaye urashyigikira ibisambo bikaba na mu nzu yawe ntawe bitabaho dore n'uyu mugorera yigize nyirashano kandi n'umugore wawe ntundebe ubu yabura kuvugira umuhungu we ubu mu rugo uravuga mada nimwicare dutuze mudugudu turaganira umugore wawe ntabashobotse ubwo niwe umushyigikira nimwicare dutuze uyu ndamuhana ngeze mu rugo mu bigaragara ntabwo uvuga ejo bundi sinabuze imbaburanyi isohoye ndi guca mudugudu uriya muhungu wanjye nayo none si yo yari twagiye kuyiteka asigara atekera he bitanu byanje murabizi mudugudu wasanga ari byo yamuguriyemo inzoga ku mugoroba kuko bitanu byanje murabizi oya iriya mitsingi nakubwiye ngo ni wa musaza nari nararagije inka acongaye ngukora nibyo sinari mbizi none nzagenda ya no kuragiza n'inka manze mbikumenye kandi yandi yagira inka babahaye akaba ariyo wagiye kuragiza oya ni yindi yaturutse muri ka karima ni nagurishije wasanga ari mudugudu nawe ndegura kuko ntabwo nashobokana nawe uri muri sambo umugabo wawe ni maceti ugize kubura umwana wawe ni umujura umugabo wawe ni maceti ubwo se wowe usigariye hehe nabagore mwamureka gucocorana nsabye ijambo yego none ko kimwe k'igare ribonetse ibyo bitanu byo uko biragenda uyu pasiteri arafata igare rye nuko ayo bitanu mafaranga 5,000 na n'ubundi menyereye kuriha dore reba igare ryawe nimba ryujuje ubuziranenge batariho oya reba ko iryo ari ryo gare ryawe reba nimba ari ryo Shamana kujyana oya niryo ibimenyetso yatanze nabibonye igare rya mudugudu ave ndekera igare sha bitanu bye abibona na bitanu bye turavana wabimuhaye nawe ujura reka gushyigikira iminsi y'ubujura ni 40 ushobora reka gushyigikira agiye atayatwaye bitanu bye kagiye atayatwaye muhamagara azafata bitanu oya shiruza buyamuhariko oya ningize ngo hari umugabo na n'ubundi twituri kumwe mu kanya ntari nagera hano mu nama ariko nturashyigikira ibisambo yanyemereye ndayamu ariko ngwino nkwereke n'iwanjye nakwereka n'iwanjye inzugi zose yazimazemo ariko mungu wawe ni igisambo mubimenye mwagira nte kari icyanje bamujyana iwawa aje kugororwa kuko ntabwo washyigikira ibintu ahubwo nawe ntukomeza gushyigikira ushobora kuzabigendera gusa uyu mugore ko nawe ateraga amahanga ndagiye ariko muzabisobanura mpaze iryo kote madamu mpaze iryo kote ndi kureba nkabona na n'ubundi bizarangira bamfunze usange hari ako kabare nguhe amafaranga yawe